umva kuko hari abantu muri iki gihugu batabyumvaga ariko ubu bagenda babyumva. Rero reka mbabwire ngo umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa, umuntu ni ikimwihishemo. Bari abantu rero dayimoni bihishemo bavuyemo nabo. Rero bavandimwe inshuti z'umusaraba, ndagira ngo nimba wari umukristo ukaba wari ugifite ubututsi mu mutwe bumanze bukuvemo, niba wari ugifite ubuhutu mu mutwe bubanze bukuvemo, niba wari ugifite ubutwa mu mutwe bubanze bukuvemo kugira Adamu na Eva ukomoka kuri nde? Hanyuma se hagati ya Adamu na Eva twese dukomokaho, umuhutu ninde, umututsi ninde? Icya kabiri kibereka ko biriya bintu ari ibinyoma by'abadayimoni n'umuzi wo gusharira, nuko iyo dusomye amateka batubwira ko mbere kuba bavuga ngo mu buhutu n'ubututsi ntago byari clan, ntago byari ubwoko, byari groupe nkuko ubu ngubu tuvuga umukire n'umukene. Donc buriya mumenye ko uyu munsi umuhutu n'umututsi byasimbuwe abantu bakugabira inka, zamara kuba nyinshi wagira amashyo y'inka, wagira ishyo ry'inka, nawe ukihutura bakavuga ngo uriya muntu yihutuye yavuye mu cyiciro cy'abakene, nyine yavuye mu cyiciro cy'abahutu yabaye umututsi. Mbibutse ko ubu hari abantu bari mu gihugu cyacu bavukana ariko bamwe bihutuye baba abatutsi, abandi kubera batari bakageze ku rwego rw'ubukire ubu ngubu baracyari abahutu. Ibyo byose byaje kugira imbaraga. Tubakunze tubasabirwe ridashira, mana y'ubwiza wowe mana y'urukundo, impuhwe wakira abana bawe, tuba tugihumeka suko turabatoni, ahubwo Imana dufite umugambi. Twari kumwe nabo igihe bigenderaga, kandi bakundaga Imana nk'uko natwe tuyikunda. Yes, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Amahoro y'Imana nabane namwe, umugisha Imana itanga ukomeze ubazeho burundu, umugisha w'Imana ubabeho aho muri hagiye hatandukanye. Bifurije amahoro ya Kristo muri ibi bihe turimo bikomeye. Ikingaruye kuri kamera, murabizi ko uyu ni umunsi twatangiye urugendo rw'iminsi 100 rwo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. Bavandimwe, ntacyo twatanze kugira ngo twebwe tube tukiriho, ntacyo twatanze cyane cyane ndavuga abantu bariho muri kiriya gihe. Murabizi uburyo byari bikomeye, murabizi uburyo bitari bwo byoroshye. Nanjye nari ndiho, nubwo nari ndi mutoya ariko ibyabaye byinshi narabirebaga. Turashima Imana yadusimbukije biriya bihe mu by'ukuri bitari byoroheye umunyarwanda, by'umwihariko wo mu bwoko bw'abatutsi. Imana ishima ko dukomeza kubaho, ntacyo twatanze kugira ngo dukunde turame. Rero muri iyi minsi turi kwifatanya n'abanyarwanda bose n'abakunda u Rwanda kwibuka abacu bazize jenoside. Ndagira ngo n'ubundi tubyibuke ariko tuzirikana ko turi n'abakristo, tuzirikana amaraso ya Yesu, tuzirikana kugira neza kw'Imana, tuzirikana nubwo twibuka ariko harimo n'ishimwe ry'Imana. Turashimira Imana kubw'urugendo rwose rumaze kugendwa, intambwe imaze guterwa nyuma y'iyi myaka, nyuma y'uko igihugu cyacu gisohotse
n'ubundi muri uriya mwijima w'icuraburindi hari urugendo rukomeye Imana yagiye igendana natwe banyarwanda. Murabizi hari amashami yashibutse kuri bya biti byari byaratemwe ndetse byaratsinsuwe. Turashimira Kristo umwana w'Imana utarahwemye kubana natwe. Imana ikongera ikatwagura, Imana ikongera ikaduha imiryango, Imana ikongera ikagenda yubaka igihugu cyacu, tukaba turi kwishimira ibyiza tumaze kugeraho, iterambere n'ibindi. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe, izina ry'Imana yacu rishimwe. Munyemerere dusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro. Ngiye kubaganiriza bimwe bitari byinshi, ndashaka ko tuvugana bikeya ariko kugira ngo tugendane mu buryo tugiye kugendana muri uru rugendo rw'iminsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside umwaka w'1994. Munyemerere dusenga Imana kugira ngo nze dukomeza. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Icyo tugushimiye nuko waturinze muri iyi myaka yose itambutse, ndetse imyaka y'ubuzima bwacu wabanye natwe, by'umwihariko mu mwaka w'1994 twarabibonaga uburyo ibintu byari bikomeye. Igihugu cyacu cyacuze umwijima, umwanzi yagisabirije, insengero zahindutse nk'amarimbi, ibintu byose bimeze nabi. Uwiteka we, turagushimira ko uwo mwijima tutabonaga icyerekezo cyo kuwurangiza, ariko wowe ubwawe warabikoze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abasigaye wakomeje kubarinda mu bikomere bikomeye, ariko ndagushimira ko wagiye upfuka ingumukomora ibikomere. Uyu munsi tukaba turiho dushima Imana, tukaba turiho duhimbaza ko waduhamagaye ukatugira neza, ukaduha agakiza, ukatumenyesha ubuntu bwawe, ukaduha ubuyobozi bwiza, ukarinda igihugu cyacu. None tukaba tugihumeka umwuka wazima. Nyemera Mana ngushimire kandi ngushyire hejuru. Nyemera ngushimire amashami yashibutse, nyemera ngushimire umucyo wazanye mu gihugu, nyemera ngushimire iterambere waduhaye, nyemera ngushimire guverinoma nziza yaduhaye, nyemera ngushimire ibyiza watugiriye byose bitabasha kurondoreka. Bari bafite ibikomere womoye, abapfakazi wagiye ubeshaho, imfubyi wagiye uha kwiga, abo warihiye amashuri. Mwami Yesu, ndagushimira utazi yava ntamenye niyajya. Gushimira urugendo umaze kugendana natwe muri iyi myaka 30, biraduha icyizere kuzakomeza kubana natwe nidukomeza gukizwa tukagushimira, ndetse tukagira intumbero muri Kristo Yesu. Turagushimiye ukomeza abantu batari bakomera imitima muri iki gihe. Hari abantu bagifite ihungabana, ariko bakomeza imitima bagubwe neza. Mana, ni mwuka wera wawe abasange, kuko niwe wenyine ubasha kwigisha umuntu, kumuhumuriza no kumuhugura, akamukomeza, kugira ngo muri iyi minsi yose abantu badahungabana, igihugu kidacikamo igikuba, ahubwo uburinzi bwawe bugume bubane natwe. Urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe, Yesu ahimbazwe. Nari ndimo mvuga ngo rero turashima Imana yagendanye natwe, kandi Ibuye Rizima TV twifatanije n'abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda muri rusange kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994. Twifatanije namwe kandi turababwira ko ari ibintu mugomba kwitwaramo neza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana ngira ngo rizatuyobore muri iyi minsi 100. Nubwo abacu duhora tubibuka iteka ryose, ariko ni na ngombwa ko muri iyi minsi 100 tubigira iby'umwihariko, kuko niko gahunda zimeze. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho 12, dusome n'umurongo wa 12, dukomeze hepfo tugeze aho umwuka wera araduhagarikira. Imana ihabwa icyubahiro. Haravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Aha niho nashakaga cyane kubwira abakristo muri rusange, abantu bitwa ko bakijijwe, ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Iri ni ijambo ry'Imana. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose
mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye, ni njye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Bavandimwe, iri ni ijambo ry'Imana. Ndashaka guhugura, hari abantu benshi bo mu madini atandukanye cyangwa se bafite imyemerere cyangwa imyizerere ipfuye y'ubugoryi, wasangaga tugera muri iki gihe cyo kwibuka abantu bagatangira ngo ibyo ni ibintu by'abadayimoni, ngo urabona ngo nyine gutya na gutya, ugasanga batangiye kuvuga amagambo mabi, ugasanga batangiye kwitandukanya, ugasanga batangiye kurema ibintu bitari byiza kandi bavuga ko bishingiye ku myizerere. Ndabahugura mu izina rya Yesu kugira ngo ijambo ry'Imana ari ryo dukurikiza, kuko riratubwiye ngo twishimane n'abishima, turirane n'abarira, tubabarane n'abababaye, kandi twere gurarikira ibiri hejuru, ahubwo twicishe bugufi, ndetse niba bishoboka ku rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Amen. Rero bakristo bavandimwe, mugomba kuzirikana cyane ko muri abakristo, mugomba kuzirikana cyane ko muri abantu bajya mu ijuru, mugomba kuzirikana cyane ko ibi byose byabaye ntawe ubihamagaye, mugomba kuzirikana cyane ko uyu wari umuzi wo gusharira wavutse kera. Reka mbonereho gutanga igitekerezo cyanjye cyangwa inama yanjye ku bigendanye n'uyu muzi wo gusharira abadayimoni babibye mu gihugu cyacu, bikarinda bituma utugeza ku mwijima w'icuraburindi, ari wo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo turebye mu mateka y'igihugu cyacu dusanga ko n'ubundi uyu munsi Satani yabibye umuzi udashobora gupfa kuranduka, ariko ni umuzi w'ikinyoma cy'abadayimoni. Ni umuzi w'ikinyoma cy'abadayimoni, kubera ko iyo urebye ikintu abantu bapfa, iyo urebye ikintu abantu bapfa ntukibona, ntabwo ari ikintu gifatika. Kuba umuntu yavuga ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, ntabwo ari ikintu abantu bakabaye bapfa. Kandi mboneraho kubwira n'abantu bagifite uwo mwanda mu mutima wabo cyangwa mu bitekerezo byabo, yuko barimo barihemukira cyane, urimo urivuna mu mutwe. Iyo dusomye iyi Bibiliya mu itangiriro, iri jambo ry'Imana ritubwira ko Imana yaremye Adamu na Eva, hanyuma twese tukaba turi urubyaro rwa Adamu na Eva, kandi hagati ya Adamu na Eva nta muhutu wari urimo, nta n'umututsi wari urimo. Uwo ni umuzi wo gusharira dayimoni yabibye. None wa muhutu we nawe wa mututsi we, ndakubaza, ukomoka kuri nde? Ukomoka kuri nde? Hagati ya Adamu na Eva ukomoka kuri nde? Hanyuma se hagati ya Adamu na Eva twese dukomokaho, umuhutu ninde, umututsi ninde? Icya kabiri kibereka ko biriya bintu ari ibinyoma by'abadayimoni n'umuzi wo gusharira, nuko iyo dusomye amateka batubwira ko mbere kuba bavuga ngo ubuhutu n'ubututsi ntabwo byari clan, ntabwo byari ubwoko, byari groupe, nk'uko ubu ngubu tuvuga umukire n'umukene. Donc buriya mumenye ko uyu munsi umuhutu n'umututsi byasimbuwe n'umukire n'umukene, kuko iyo wabaga uri umukene bakwitaga umuhutu. Ubwo nyine wagombaga kuba uri umuntu uciriritse, uhingira abandi, uri mu cyiciro cya udafite inka, udatunze, nyine birumvikana. Hanyuma wakora cyane cyangwa abantu bakugabira inka, zamara kuba nyinshi, wagira amashyo y'inka, wagira ishyo ry'inka, nawe ukihutura, bakavuga ngo uriya muntu yihutuye yavuye mu cyiciro cy'abakene, nyine yavuye mu cyiciro cy'abahutu yabaye umututsi. Mbibutse ko ubu hari abantu bari mu gihugu cyacu bavukana, ariko bamwe bihutuye baba abatutsi, abandi kubera batari bakageze ku rwego rw'ubukire ubu ngubu baracyari abahutu. Ibyo byose byaje kugira imbaraga kubera abakoroni babigize big deal, bakabigira ibintu birebire, bamwe bakiri abahutu abandi bakiri abatutsi, kandi mu by'ukuri ari abantu bavuka mu ndimwe. Birumvikana ko rero uyu ni umuzi wo gusharira abadayimoni bazanye. Kuba rero umuntu yabaga ari umututsi kera, iyo yakenaga za nka zigashira, ibintu byose bikamushiraho, yarongeraga nawe akaba umuhutu. Hanyuma icyo ni ikintu koko twari dukwiriye gupfa. Ubu ni nk'uko haza umuntu agahita azana ideology akavuga ngo abakire n'abakene
ntabwo ari abantu bamwe ngo muzarebe abakire ngo baba basa neza. Nese umukire yabura gusa neza? Aba yakarabye, yakarabye isabune nziza, yisize amavuta meza, yariye byiza, aryama heza, yambara neza. None se yasa nawe wirirwa mu gishanga ukora biriya nyine iriya mirimo yo mu gishanga? Ntabwo bikunda. Rero umuntu ashobora kuzana ideology akigisha ibyo bintu ukumva ni big deal. By the way, uyu munsi byarangije kuba ikintu gikomeye ku buryo dayimoni yanduje imitima y'abantu ku buryo batekereza ibyo bintu. Ariko nta muntu utekereza gutyo uzajya mu gihugu cyo mu ijuru, kuko mu ijuru nta buhutu nta bututsi bubayo, nta butwa. Mu ijuru n'abana b'Imana, n'umugabane w'abana b'Imana bakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Igitekerezo cyanjye rero cyane cyane ku bakristo bavuga ko bazi Imana, nshuti y'umusaraba, uwo mwanda ntukawiyandurishe mu mutwe wawe. Abo badayimoni ntibakakujyemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wowe umenye ko uri umuntu ukijijwe, inkomoko yawe na Adamu na Eva, ni ijambo ry'Imana twizera ritubwira. Ibindi abantu bazana by'ibitekenikano utandukane nabyo. Uyu munsi nje gutanga umusanzu wanjye kugira ngo nubwo turi kwibuka abacu bazize jenoside, ariko ibyo bintu mu mitima yacu bidusigira isomo, bitumenyeshe ko ibintu byose ushobora kwimika naho watangira bigushimashima gato wibona ari ibintu bidafite umumaro, bigendanye n'ivangura cyangwa no kwirema ibice no kuzana amagurupe mu bantu. Ibyo bintu bisiga ikintu kibi kandi ntabwo ari byiza. Rero bavandimwe, inshuti z'umusaraba, ndagira ngo nimba wari umukristo ukaba wari ugifite ubututsi mu mutwe, bumanze bukuvemo. Niba wari ugifite ubuhutu mu mutwe, bubanze bukuvemo. Niba wari ugifite ubutwa mu mutwe, bubanze bukuvemo, kugira ngo uzinjire mu ijuru ry'abana b'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi mu ijuru rero, mu ijuru nta vangura rizabayo. Nta juru ry'abahutu rihari, nta juru ry'abatutsi rihari, nta juru ry'abatwa rihari. Hari ijuru ry'abakijijwe neza, ry'abana b'Imana bakomotse kuri Adamu bakagenda bakurikiranye ibisekuruza. Ibindi by'amateoloji yawe wize, ibindi by'amasiyanse byawe wize, kubita hasi wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icyakora niba ubyanze, emera kuba uw'isi uyoborwe n'isi, ariko twebwe tuyoborwa n'ijuru n'ijambo ry'Imana. Twumva icyo umwuka wera avugira muri twebwe muri Kristo Yesu. Rero twese turi Abanyarwanda. Niyo tugiye mu mateka y'u Rwanda dusanga ko dukomoka twese kuri Gihanga Ngoma Ijana. Twese turi bene Kanyarwanda, turi abana b'u Rwanda, dukomoka ku muntu umwe. Yesu ashimwe. Ibindi byose babigishije ni amapirate bagiye babapiratira, by'abantu bagiye baturutsa ahantu ntazi. Rero inshuti z'umusaraba, ndabinginze ndabahuguye muri Kristo Yesu, kugira ngo ibyabaye mu Rwanda ntibizongere, kandi kugira ngo never again ishoboke, nuko nge nawe twikuramo ibitekerezo bipfuye by'ubuhutu n'ubututsi. Ibyo ni ibintu bipfuye biciriritse biri ku rwego rwo hasi. Ndashimira leta y'ubumwe. Buriya hari abantu bajya bikarakasa hano hanze ngo ni abakozi b'Imana, ariko nge sinjya mbona umukozi w'Imana uri ku rwego rwa perezida wacu, muzehe wacu Perezida Paul Kagame. Ntabwo njya mbona umukozi w'Imana uri ku rwego rwe, kuko abantu benshi bo muri iki gihugu nubwo bavuga ngo ni abakozi b'Imana, abaprofete n'ababishop, ariko usanga ari mu bishop w'umututsi, ugasanga ni umubishop w'umuhutu, ugasanga ni profete ufite amoko mu mutima. Ariko muzehe wacu perezida arababwira ati mwese muri Abanyarwanda. Niyo mpamvu yinjiye mu gihugu aravuga ati nta bintu byo kwihorera, abishe nabo ntibari bazi ibyo bakora. Buriya muzehe wacu yavuze ijambo nk'iryo Yesu yavugiye ku musaraba, avuga ati Mana ubabarire kuko ubugingo bwabo ntibuzi icyo bukora. Nabo barahumanijwe, ikibi cyinjiye mu mitima yabo. Yesu ashimwe. Hanyuma rero turiyunga. Ariko naho abavugabutumwa bazima babibwiriza, naho leta y'u Rwanda ibidushishikariza, uwo mwanda ntabwo wari wava mu mitwe y'abantu na bugingo n'ubu. Ariko inshuti z'umusaraba, murabona ko byatugejeje ahantu habi. Ntidukwiriye kongera kubyimika mu mutima, dukwiriye kwimika ubukristo. Muririmbyi yaravuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Aravuga ngo wambereye umucunguzi, njye nkwiza ibyawe nishimye. Haleluya. Rero dukwiriye gushimira Imana, dukwiriye kwizera Yesu wapfuye akazuka, dukwiriye kwizera amaraso ye, dukwiriye kuba abana b'Imana bazima badafite iyindi myanda y'imitekerereze mu mitwe no mu mitima. Nuko rero imitima yacu igashimira Uwiteka. None maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa wanjye, mubi
ndahiriwe. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Uyu munsi usengera amaso yawe, usengera umunwa wawe, usengera akanwa kawe, usengera amatwi yawe, usengera amazuru yawe, usenge umutima wawe, ibitekerezo byawe, ubwonko bwawe, ukubita abazimu n'abadayimoni bakuzanamo umwanda utazagira icyo ukumarira, umwanda w'amoko utazagira icyo ukumarira. Ukubita abazimu, ukubita abadayimoni bakuvemo mu izina rya Yesu, usigare uri umwana w'Imana muzima. Hanyuma rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo turirane n'abarira, twishimane n'abishima. 94 muri 1994 hari imfubyi zasigaye, hari abapfakazi basigaye, hari abantu bakomeretse, hari incike, hari abagifite ingaruka za jenoside by now. Ni ukuvuga ngo abo bantu tugomba kwifatanya nabo, tukarirana nabo, tukabihanganisha, tukabakomeza, tukabaremamo ibyiringiro. Kandi nanjye mboneyeho kubabwira mu izina ry'Ibuye Rizima TV n'umuryango wacu wose, mboneyeho kubabwira ngo nimukomere, nimwikomeze, nimugumane n'Imana. Yesu Kristo abiteho, nimuhumure, mwarakomeretse, mwabuze abanyu, nimwihangane, nimukomere. Imana yo mu ijuru ibashoboze kwihangana, ibomora ibikomere byose mufite. Kandi nimuhumure, abapfuye bizeye tuzababona, tuzongera guhurira mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, icyo Imana yaduteguriye, icyo yateguriye abayizera bose. Imana rero ihabwa icyubahiro. Mwese nimukomeze mugubwe neza. Rero twifatanye, niba ari ukujya kwibuka, ubu nanjye uyu mwanya tugiye mu biganiro, no gukora indi mirimo yose igendanye no kwibuka, cyane cyane rero muri iki cyumweru cy'iminsi 7 cyo kwibuka abacu bazize jenoside. Ni umwihariko kuko dukwiye kujya tubyumva kenshi ku maradiyo, tugakora ibiganiro bitandukanye, tukibuka ahantu hatandukanye. Banyarwanda, abaturage, mujye mwitabira ibi bintu, mwige, mwumva amateka, ntimugateme ishami ry'igiti mwicayeho, kandi ntimukirengagize amateka bareba, kuko nta wundi muntu wo hanze ukwiriye kutwubakira igihugu, ni twebwe ubwacu dukwiriye kucyubaka. Kandi bantu mwari muriho muri 1994 mugira uruhare runini cyane rwo gutegura abana banyu, mubaganirize ku mateka, mubaganirize ku bibi bya jenoside, bamenye, kugira ngo uru Rwanda tuzabasigira bazaba ari nka babandi bazi intambara zo mu butayu. Mose yajyaga, Imana yigeze ibwira Mose ngo icyatumye mbasigira Abanaki n'Abafilisitiya ngo kugira ngo babamenyereze, babibutse, kuko mutigeze, harimo abavutse nyuma batigeze bamenya intambara zo mu butayu, kugira ngo bazitondera amategeko n'amateka yanyu. Rero namwe Banyarwanda, urubyiruko bavutse nyuma y'1994, nyuma ya jenoside, mubaganirize kugira ngo bamenye u Rwanda tubasigiye, bamenye aho rwavuye, bamenye ikibi cyatubayeho, icyo cyasize, bitume nabo bakura, bafata u Rwanda mu maboko. Ejo nibo bazahora abaperezida n'abaminisitiri, ariko bamenye ngo ni igihugu cyavuye mu mwijima utewe n'impamvu runaka, hanyuma bamenye uburyo bagomba kubyirinda, bamenye uburyo bagomba kubaka igihugu cyabo ari nacyo cyacu. Imana rero ibaduhera umugisha. Ijambo ry'Imana ryatubwiye iki? Ryatubwiye ngo ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Birashoboka ko umuntu hari igihe bigera muri iki gihe akibuka ibikomere, akumva arongera arakomeretse, ariko babara bavuye muri gereza, babari n'abakorewe jenoside, mwese nimubana amahoro, ntimuvumane, nimwihangane, mubana amahoro, n'icyo Imana yo mu ijuru ishaka, kandi n'icyo Imana yo mu ijuru izabahembera. Mubasabire umugisha, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Tubona ko imwe mu mpamvu za jenoside harimo no kurarikira, kugira ishyari ry'imitungo abandi batunze, ry'ubutunzi, ry'ubukire abandi bagezeho, bituma bamwe bifuza kwica abandi ngo basigarane ibyabo, nubwo atari ko byabagendekeye, n'ababikoze ntibyabahiriye. Rero umukozi w'Imana muzima agomba kuba anyuzwe n'ubuzima abayemo, bwaba bwiza cyangwa bwaba bubi, ugomba kubusengeramo Imana ikabuhindura, ariko nturarikire iby'abandi, kandi ukiga kunyurwa n'ukuri. Nimutanyurwa muzakora ibyaha bikomeye. Ubu ibyaha nka 85% bituruka ku kutanyurwa. Rero mubanze mwige kunyurwa, uwo uri we wese, waba uri umuyobozi mu nzego za leta, waba uri umuturage, waba uri uwikorera, ndagira ngo nkusabe wiga ikintu cyitwa kunyurwa mu mutima wawe, kizazana amahoro.
Abantu benshi bananirwa kunyurwa bakajya gufata amakredi mu mabanke, ejo bundi banke zikaba zibatereje icyamunara bakavana hahandi bari bari, kandi igihe bari banyuzwe bitungiye duke bari badufitemo amahoro. Ukava mu kazi ukajya mu kandi, ukesikoroka ukirukanisha umuntu ngo ujye mu mwanya we, ukananirwa kunyurwa n'umugore wawe, ukajya gusambana, ukajya kugura indaya bikakubera ibiba. Iyo umuntu yananiwe kunyurwa akora ibyaha byinshi. Rero ikintu cyitwa kunyurwa nacyo muri iyi minsi mukizirikane, munyurwe nuko muri, munyurwe n'amahoro Imana yaduhaye, munyurwe n'igihugu Imana yaduhaye, munyurwe n'ubuyobozi Imana yaduhaye, munyurwe. Yesu ashimwe, amen. Imana ihabwe icyubahiro, Imana itwishimire, Imana idukomeze. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Hanyuma 13 haravuze ngo mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Kugabanya abera uko bakennye, aba bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane byakomotse ku ngaruka za jenoside. Muri iki gihe ni umwanya wo kubitaho, ni umwanya wo kubasura, ni umwanya wo kubaganiriza, ni umwanya wo kubashyikiriza ibyo bakeneye, mubasanira amazu abo yasenyutse, abadafite amazu mububakire, amakominota agiye atandukanye. Ariko wenda ubundi nko ku Ibuye Rizima TV mwaretse tukagira nk'umuntu turemera. Mbahaye igitekerezo, nimunyandikiye muri komantere, nimba koko muhari turi kumwe, nimureke dukusanye ubushobozi dushobora kubona, tugire umuntu turemera. Ntago byatugwa nabi, n'Imana ntibyayigwa nabi. Rero tugabanye abera uko bakennye, kandi dushishikarire gukora imirimo yose myiza yo muri Kristo Yesu. Reka mbasabire umugisha, mbifurize kwitwara neza muri uyu mwaka, mbifurize kwitwara neza muri iyi minsi yo kwibuka, mbifurize kwitwara neza muri iyi minsi 100. Amagambo mabi muyiyame, amagambo yo gusesereza, amagambo y'urukozasoni, ayo yose abe kure yanyu, kandi umuntu wese agerageze ntagaragare mu bikorwa byo gupfobya cyangwa gukomeretsa bagenzi be, ahubwo umuntu wese abijisho rya mugenzi we. Imana ibahe umugisha, barebe neza. Reka nifuze kandi nizere ko muzaba mumeze neza, abari mu Rwanda n'abari hanze. Ntimukajye mufungura biriya bitangazamakuru bivuga ubusa, byirwa biri aho ngaho bivuga ubusa gusa, bari abantu bamunzwe n'ingengabitekerezo za jenoside. Ntimukabakurikirane, mujye mubavanaho amatwi. Bafite amagambo aryana mu matwi, bafite ibintu biryana, ariko bari abantu mujye mubasengera Imana, mujye mubasengera. Urumva ko wa mwijima wose ugenda uhunga ubinjira mu mitima, bo baracyari mu mwijima mubi, baracyakoronejwe, baracyakorera se Satani, ariko nabo baracyahumeka, baracyari abantu bashobora guhinduka, baracyabana abantu bashobora kubyumva, kuko hari abantu muri iki gihugu batabyumvaga ariko ubu bagenda babyumva. Rero reka mbabwire ngo umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa, umuntu ni ikimwihishemo. Bari abantu rero dayimoni bihishemo bavuyemo, nabo baba abantu b'Imana bagakira, bagakezwa, bagafata natwe amaboko yabo bakayahuriza natwe hamwe kubaka igihugu cyacu, kugira ngo dukomeze twibonere imigisha yo muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza. Reka twongere nanone kandi dusenge kugira ngo dusoze iki kiganiro. Rwari uruhare rwanjye mu kubazirikana no kubahereza umurongo no kubifuriza kuzarangiza iyi minsi amahoro, kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kudufasha, kandi bizarangire ntawe ukomeretse ahubwo tugikomeye, kandi bizarangire ntawe utaye ubukristo ahubwo muzirikane ubunyangamugayo, muzirikane inshingano, muzirikane igihango cy'uko muri abakristo mbere y'uko mukora ibindi byose. Imana ibahe umugisha, ibarebe neza mu izina rya Yesu Kristo. Ibuye Rizima TV turabakunda. Ukoresha subscribe, ukore share, ukore like, ukore comment, utugire inama cyangwa uduhamagare tuguhereze umwanya nawe utanga ibitekerezo byawe, niba byubaka igihugu, niba byubaka umuryango nyarwanda, niba ari ibyo mu ijambo ry'Imana, niba ari ubuhamya. Muri iki gihe turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, biranashoboka ko waba ufite ubuhamya bw'ibyakubayeho muri jenoside, ushaka kubivuga, gutanga ubwo buhamya ngo ukire umutima, nabwo ku Ibuye Rizima TV twaguhereza umwanya kugira ngo uganirize urugendo rwawe rw'uburyo bwo kurokoka rwawe, uruganiriza abanyarwanda. Ibyo nabyo si bibi.
waduhamagara kuri nimero turi buze gushyiraho. Imana iguha umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Komeza udufashe, dushyigikire, ubane natwe, kandi ukomeza u Rwanda n'Abanyarwanda, ukomeza abantu babuze ababo muri jenoside, udukomeze imitima, tuba amahoro kuko tukwiringiye. Urakoze ko ukomeza gukora imirimo yose myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tunezerwe. Mu izina rya Yesu nimo tubisabye twizeye, amen, amen, amen.